niki wasaba nka facture guhera akiri urusoro kugeza umugejeje ku myaka 5 ninde wabona ibyo kwishyura twe turi kureba ibintu gusa gutyo ngo tubonye gatanya no Platini yamaze guhangayikira uriya mwana mu maso ye Platini ni wese cyane nta nundi azita se we nawe turasenya société rero umwana c'est un être social pas biologique iyo ADN yapimwa itapimwa buriya reka nkubwiza ukuri abantu bakora divorce ngewe umuntu uzakora divorce naramutaye ubukwe nzamuha facture none yanesheje umwanya no reba ubukwe bwo gusaba no gukwa kugira ngo twikuruye butangira saa 3 za mu gitondo bukarangira saa 4 z'ijoro yego buri saa nagenda nkubarira 5 ukayama none kuko itonde wishyikira ikibi reka nigishe nanye kugira nkubaze uzakora icyo kiganiro wari kugira nkubaze none washyikira nari narasoza ntago bashyikiye ariko byabaye niba utarabibonye mbere kazi yako niba aje ayifite munda umukurira umukina munda atebeje umukondo umukuru umukina munda wamwakire niba utarabibonye umwana akazavukira muri yashuka imwe muraramo mwaje mu modoka imwe mukinjira mu nzi imwe mumaze kubyereka abantu imbaga niba ntabamenye ibanga Tom Close bombi ntago ari shyashya ariko yago riba ari no kwitaba ndakeka muri RIB bamugiriye inama y'uburyo agomba kwitwara kuko nabyo ni ukuvuna societe kuri icyo kirego cya Yago ntabwo mpamya ko ese nanone muri za aspect twabonye z'ibitsina harimo n'icyo kukireba ishusho urafotora ngo uzagira ute na archive niki sinzi nanjye mwabonanye wakirebye kuki ufotora menya ari uburyo bwo kugira wenda uzigambe wigamba se ubwo ubuteganya ko mutazahorana kuko uwakikweretse n'amaso yawe ubona ko uzagihorana ntabwo wagombye kuvuga ngo ndabika archive uragihora nese icyo mwashakanye igihe ushakiye cyose watunga image ufite espèce kuki ukeneye gutunga image niba nature ihari uzayihorana tukirangiza rero iki kiganiro Karegeye tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimpamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Mwaramutse neza, nitwa Yvette Mwiza, nkora muri Urban by City Blue Hotel. Ndi umufana wa Jalas Official. Please welcome, share and subscribe to our YouTube channel. Cheers. Alright, Jalas Official TV. Twongeye kubasuhuza cyane, turabatashya. Amahoro y'Imana bane namwe, twizere ko mumeze neza cyane. Kizamo kubatashya kubera ko hari haciyeho iminsi haciyeho iminsi itari mikeya, ubwo icyo mvuga wenda ahanini nuko nanone mutaherukaga mwarimu wacu Karegeya Omar Jean Baptiste, kubera ko nagiye mbona abantu benshi bandika izo comment, dukumbuye Karegeya, turashaka Karegeya, Jalas rwose Karegeya. Abona kuri pano barakubaza, kuri hano barakubaza, ariko ibyo ari byose murabizi ko umwuka w'amatora wo niwo uri hose, ubwo ni nayo mpamvu yo kuba bize kwacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko Karegeya, reka ntangire nanjye nkusuhuza nti uraho neza. Yego, uraho neza. Yes, nabo ngabo bari badukumbuye. N'ubu nuko habaye pause y'iminsi 3. Umwuka w'amatora ni ibihe bidasanzwe. Ahubwo ni nanjye abanyamakuru bari muri Kigali wababara, abandi bose baba bari kuri tere baherekeje abakandida, ariko natwe tuba twasigaye i Kigali ntabwo tuba twicaye, tuba tugomba gusesengura uko campaign ziri kugenda ku masite atandukanye.
cyane cyane umukandida wa FPR ikigo nkorera gifitanye amasezerano ubwo rero iyo abanyamakuru ari kuri tere nanjye mba ndi muri studio uko ari kuri tere uko yagiye afite abanyamakuru bajyana nanjye nkicara muri studio yego ubwo rero twavuye Huye twavuye Muhanga tujya Huye tujya Nyamagabe tujya Rusizi tujya Nyamasheke tujya Karongi ejo twari Kirehe uyu munsi twafashe ka pause n'ejo 3 enye 5 ubwo tuzongera kuri 6 ubwo rero iyo minsi ntabwo biba bishoboka nanjye ntabwo ari ukwanga akazi n'ahandi mba ndi mu kazi nicyo kibazo cyabaye nanjye narabibonaga ko batubuze ariko ni ukwihangana ntabwo bizatinda amatora igikorwa cy'amatora kizarangira nta nubwo kirenze uku kwezi tuzaba tubonetse twongere dusubire mu kazi gasanzwe so rero nibyo ngibyo ariko nibutse abantu ko twicaye muri Urban by City Blue ahantu heza cyane nkunze kubabwira nti nkuko mubona mu mashusho hameze na ahantu heza ho kwicara ukaganira n'uwawe ufata amafunguro atetse neza cyane ariko uri no kumva amafu yo mu Kiyovu iki Kiyovu kirazwi kuva kera cy'abakire kabisa so rero na hano heza cyane so rero mu bantumenye rero kugutashya bakunda kutubaza bakubona guherereye barangira munsi ya rura yahindutse NEC munsi ya NEC rwose ni ibintu byoroshye cyane ubundi hataraza NEC twavuga ko ari hafi yo kwa wa hafi ya famille ariko tuzatuvuga NEC mu bakuntumyeho harimo n'uyu mugabo kandi ndabizi ko muzi Kuja reka mubwira wazankoreye surprise tukajya nk'icyangu dore nguyu ninde Bruce Melody reka turangize ikiganiro nako cyara nawe yakuntumye abantu baseka gute bazajya banyishyura uko yakuntumyeho tukirangiza rero iki kiganiro Karegeye Karegeya Omar Pano ndagufana wow ni bon kabisa Karegeya uri kumureba ukuntu uri kwigana ku buryo nose ni cyo mufanira ari gihe kwazo kabavuga burya nunafana umuntu uzayo mubwira kabisa nkunda ko akaba ari fresh atwe biba bidushimisha mutabugama atera imetero neza rwose nabona umwanya tuzicare dusangire inyamaswa tu kabisa arambwiye uti Karegeya buriya aba yishimye iyo turi kwiganirira twatanga komande nawe ko ari mugenzi wanjye ra wawe uri mubi ko kiva amaraso nawe ko ari umusaza wowe ushaka kurya ihene ukayimara nkuko bavuga ngo none se nawe ku nyamaswa reba ubwo niba ntarya ihene umusaza yarya inka reka tubusuze yahuye muhanye abari fresh kabisa buriya mutegereje ko bazana icyo kurya kubwo rero nanjye umurimo wanjye washimwe ndumva ari ibyo mwari mu kiganiro twari mu kiganiro nawe yaravuye kwamamaza ngira ngo ikanyinya mu badepite ba FPR yambwiye rero ko agufana ngira ngo byinshi wabyumvise n'ikinyarwanda ntabwo mbisubiramo anavuga ko ngo utajya ubogamo ubundi ngo nakubaza ukavuga ngo no ibyo ngibyo abantu bakunze kubimbwira n'undi mugabo witwa Valence wabimbwiye nyine ko ari igihe nyine nsubiza ntavuze nabyo ari icyo biba bisobanuye biba bisaba nyine kumenya communication ntabwo ari amagambo ni ibikorwa ni amageste nk'aya so rero niba bijya bibaho ariko icy'ingenzi ubwo nyine nuko wakurikira ibiganiro icyo nicyo tubanza kureba kabisa ko nanjye hari undi mugabo nabonye uriya mugabo uramuzi uriya mugabo w'inzobe w'inyinya
wo kuri TikTok yego gusetsa abantu barabinyohereje benshi nawe ndanamushimye cyane yego abo bose buriya icyo bisobanura ndanabigarukaho kuri pano ni byiza ko umuntu akora ibintu bigashimwa ariko n'umwenda w'igitego buriya utahanye amashimwe umufaransa aravuga ngo l'honneur est une charge iyo abantu bashima ibyo ukora bakabikubwira abandi bakakwandikira inbox abandi bakabivugira ahandi utari n'umwenda w'igitego baba bakubikije biba bivuze ngo muhanye igihango yuko utazabura icyo ubabwira kandi utazababwira amahomvu uranyumva yego ni ukuvuga ngo ubu ngubu aho bigeze kubura ku mihanda ni icyaha kuri njye ni icyaha kabisa kuko abantu namaze kubamenyereza pano imaze kugera hafi 23 22,600 kabisa n'abareba n'abankurikira mu bindi biganiro impamo ku yandi macano niba babishima bisaba ko nuguhozaho kuko ubwo hari ahandi bavuye kabisa batavuga ibyo ibibashimisha ibyo rero bisaba ngo nuguhoza mu ruge ugahora ukababwira amasituwasiyo yose uko aba atandukanye kandi ukababwira nyine uko niba nta kuboga muko nuko nyine ukabaha ibizima niba baremeye gutungwa n'iryo funguro ugomba kuribabonera kandi ukaribabonera ku gihe kandi ryiza ejo bitazateza ikibazo rero mpita mbibona kuri ngewe bintera rwagihuta iyo nkibonye numva afite ubwoba buvanze n'ubwuzu kuko kitaryana so views n'abafollowers tuba tubakeneye ariko hari aho birenga abantu nabo udakeka bakakubwira sinaryaba nacyumvise abagore urubyiruko abasaza abakomeye aboroheje kabisa none icyo gihe rero ugira ubwoba buvanze n'ubwuzu ni byiza ariko kubihoramo ni inshingano ubu niyo narwara buriya ahantu ndi iyo habaye intambara mungisha umuhogo mungisha hano akaguru nababwira iki kuko sinkina futo akaboko nababwira iki sinyandika sinkina vore ariko umuhogo n'umunwa okay ubwo nibyo bice mungisha cyane nirinda ko hari uwankoraho rero bisaba ni inshingano ariko bizadukundira niba babishima uko tubivuga tuzagerageza ntabwo tuzavuga byose nanone hari ibiba biturenze hari ibyo tutajyamo hari n'ibitadushimisha kubivuga tuzajya tubatoranyiriza niba bashima uko tubatoranyiriza rero aho ngaho turi kumwe ariko biragoye nyine bigera ahantu ngewe hari umuntu ukubwira ko agukurikirana ukagira ubwoba tuyu ndamuzi aragoreka aragorama ibyo byose ababivuga nibo bakeya abandi bo hari icyo wabwira Amag the Black by'umwihariko nk'umuhanzi cyangwa n'ikomereza namubwira iki se abahanzi navuga iki se rega nanjye nari umuhanzi nubwo ntacurangaga cyangwa ndirimbe ariko nandikaga amapoeme biriya vuga ni sera poezi yego harya nibavuze ngute ngo baratubaza ngo amashuri badusaba twarayarangije bura n'ubuhanzi niwe ruhinja niwe uririmba ruhinja bura donc indirimbo ibanza kuba igisigo niwe ruhinja n'uririmba Nyabarongo uzababwire nuko nta mwanya afite uzababwire niba batanga amafaranga nanjye njye mbahimbira ko tura n'utuntu twanjye pe icyo ntakora ni ukuririmba ariko guhimba nuko tutajyanye ku ishuri ku ishuri banyita poete n'ubu aho nize segonderi n'ubu n'abahari barabizi ko umupoete w'ikigo ari ngewe kandi nahavuye muri 19 so rero icyo navugaho agira inganzo yego agira inganzo
kandi urebye ugereranije ntabwo ayivangira cyane usibye za ndimi navuze ziryoha ariko nturambonera umuntu ariko nagiye mbona baduha muri comment abantu ngo bashobora kuba nkeneye uwo nzatumira kuri pano rwose akaganira muri ruriya rurimi hano barambwiye uwitwa Skaitu abandi bapropoza uwitwa Umukada bose nabo ku muhanda ntabwo basi ntabwo basi ariko nawe Umukada uramuzi ni wandi waje kundeba turi kumwe hasi akagusuhuza ariko namagiyaza nawe ariko nabizi uzamusabaze nawe tumuhe umwanya kuri pano kabisa memu na ntuza na Bruce Melody bazaze nta kibazo so rero urumva mu bahanzi icyo mbanza ni inganzo yego avoma hehe akurikiranya amagambo ati injyana ye iteye iti mbere yo kubureba ibindi kureba uko ibyinika ibyo biza nyuma hanyuma nkareba uko ibicurangitse harimo inganzo amagambo agize igihangano hanyuma nkareba n'uburyo yagishyize muri akoresheje ibikoresho bya kizungu injyana yabihaye rero hari indirimbo nyinshi ntabwo nari nzi ko ari uwo nguwo iryo jwi rye naryitiranyanga n'undi muntu ijwi rye naryitiranya we na Jay Paul narabitiranyaga abantu bakunda kubitiranya uyu waririmbye umuntu aririmba Nyabarongo aririmba Ruhinja aririmba twarayarangije nitwa turi ku ishuri turi ku ishuri oya afite inganzo azi no kudetekta ikintu gikeneye kuvugwaho kuko ibyo bintu byombi nubwo acuranga abantu bakishima akabona amafaranga ariko aba yanigishije kabisa turi ku ishuri amashuri badusaba twarayarangije Ruhinja aho ni inyigisho za sosiyete sibyo se cyane ku buryo mushuti wawe wundi mvuga bajya agera akamba yazanye kunyonga ntabwo twabipfa sinabimwangira kuko barabimaje avuga ati babayeho bati ariko igare hari ikindi reka nakubwira igare ni irya mico igare ry'uzakire nabicagira indirimbo nziza ariko igare wapi kwa mico ariyo yita miliyoneri miliyoneri irimo inyigisho kandi iririmbitse neza kabisa igare ni irya mico hanyuma akinyuma ni akamerodi na Samoyi bya bintu byo kuderanja abavoise kudistabinga abaturanyi abaneighbor okay it's okay ariko tubibamo nanjye hari igihe ushobora gufata topic itenteresa abantu benshi ntabwo ibyo twabipfa kuko ishyamba ni rigari buri wese amenera aho ashaka ahubwo usanga kari akarimba abantu bakumva mu ibanga bose akahe uturirimbo ngutwo oya ariko nge mandebera societe uzi abana bari kuyimanuka se okay nicyo ngicyo rero burya abahanzi bose bajye bamenya ngewe benshi ushobora kutabona ntamuzi ku izina ariko nkamenya domaine akoreramo inyigisho bye ibihangano bye indirimbo ziba zirimo nk'ubu ngubu ejo bundi burya Jean Marie wa wundi ujya adufasha mu ngendo yarambwiye kuri bonane twajyanye Karenge yarambwiye ati ngende mubwira nti ariko shyiramo Mbonyi ese ubwo nari nambaye ikanzu y'abayisilamu umusiramu ukunda indirimbo z'abarokore ndavuga no njyewe ntabwo icyo ari cyo ndeba inganzo niyo yaba ari gakondo niyo yaba ari uwo kwa Ryangombe mpfa ndeba inganzo benshi rero nicyo mba ngenda ndeba kandi natwe niho tuvoma by the way aho isi igeze ahangaha ibintu byinshi byaravumbuwe ikiba gisigaye ni ukugenda ufata hano ugafata hano ukagira natwe ibyo dusesengura n'ibyo twasomye mu bitabo ntabwo aribyo twiyandikiye icyongereza twakigaga twumva indirimbo za Baraki Dube na Bob Marley byose naho tuvoma rero n'izo ndirimbo abahanzi bose nubwo benshi ntabazi mu bitaramo sinkunze kujyamo ariko yaririmbye ndakurikira nkumva ikivamo buriya nemera uriya uwo muhungu nari mvuze Mbonyi Israel Mbonyi na Charles Kagame harundi ariko difference bose nabo gospel muri sekira nabo bemera se
muri sekira muri bano ntabo ngabo nyine twari tumaze kuvuga ariko diferanse ya Kagame na Mbonyi nuko Mbonyi we akoresha ntuza afite nayita nka melody cyangwa se cadence mbese muri instrument ajyana n'ibihe ashaka kujyana n'ibigezweho aho rero niho abera kaga afite inganzo noneho akagira niyo yo kujyana na esthétique abantu bakeneye hari n'abandi ariko nibagiye undi muhungu umwe oya na Kitoko nuko atakivuga ariko hari undi muri bino bihe bya vuba ndaza kumwibuka hanze rero mu bindi bisanzwe urumva nyine wa mugani wa melody babayeho bati abenshi abandi abo hanze ya gospel hari undi nawe usubiramo iz'abandi Joshua ishimwe Joshua ndamuzi uririmba muri style catholique bayita gakondo ahubwo hari gakondo iri classique barahari benshi ariko ngiye ndeba nibyo ndeba nyine hariyo wumva ukishima kubera uko icuranze wakumva ibiyigize nabwo kumva urababaye cyangwa ukishima kugira ngo ubone iyujuje byose at least Mbonyi na Kagame fresh kabisa ariko Mbonyi we ni wa mbere kabisa urumva rero abo rero bose urumva nabo niba babona umwanya wo kureba n'ibiganiro byacu buriya natwe tugerageza n'izabo ariko ntabwo njya nzishyiramo usibye iza Mbonyi na Kagame undi ni yabita Gentil waririmbye indirimbo Obama yifasha atya Obama bigizi w'imisatsi myinshi wino tujyane mugenzi we ni wowe bigizi Gentil nawe afite inganzo ariko ntuza izo nizo ushobora gupureyinga izindi nzumva aho nyuze usanga umwana yinagiyemo ntacyo byantwara niyo miliyoneri nuko nayumvise ariko muri make izo nizo ushobora kugira buriya niyo ndi muri siporo muri ekuteri nizo ziba zirimo rimwe na rimwe nkacishamo nkanagamo nka Muyango yego ariko abenshi indirimbo zanjye n'iminsi 3 nayimara numva abo bahungu batatu kabisa mva kuri umwe njya kuwundi mva kuri umwe njya kuwundi kabisa okay nibyo rero ni byiza cyane ariko reka twihanganisha n'abacuruzi bo muri Makuza Plaza yakongotse ubwo nabantu uzana ba Vivensi bahiye rero kandi twaye hafi kongera gusubukura na Vivensi afitemo ibintu na CSS ifitemo nuze yose se ndabona ari igice kimwe cya ruguru ku uvuze kwihanganisha nibuka Ukapedoni umunyamakuru mugenzi wacu Ernest Sagaga asigaye ayobora ibuka Belgique nawe yabuze umubyeyi we bani nagera mu Rwanda no kuzamuherekeza tukajya gutabara ku Rwesero ibyo nabyo n'ubuzima urumva rero niba nabo ngabo nari mbyibagiwe ariko ntago nari kubyagirwa burundu so ngayo nguko ndabona twatinze muri introduction twatinze muri byinshi ariko nyemerera uyu munsi udufashe gutera imetero n'ubundi ntabwo ari bujye kure ya show business kuko hari byinshi birimo nubwo hari umwuka w'amatora nawo wenda tutakwirengagiza ariko no muri industry hari biba biri kuvugwa yacu y'imyidagaduro hari kese imwe twagarutseho hano ndetse yagiye novugwa mu bitangazamakuru y'umuhanzi Nemeye Platini yo yavugwaga ko yasanze yapimisha umwana agasanga atari uwe nyuma tubona inkuru y'ibyitandukana bya burundu n'uwo bashakanye nyuma y'uko hashize imyaka 3 barushinze ariko ku gutandukana kwabo kukaba kwarabaye mu bwumvikane nk'uko kopi dufite hano z'ikirego cya Platini zibigaragaza ariko kandi uribuka ko ubwo duherukana twari twanagarutse kuri kese y'umunyamakuru akaba n'umuhanzi Yago Pondat uyu nawe nabonye yamaze kuvuga ko nyuma y'ibura rya cano ye yamaze gutanga ikirego nyuma y'uko nawe yitabye RIB wa munsi tukora ikiganiro nyuma yaho yahise yitaba RIB ajya kubazwa ku bijyanye n'ibyo Dabijeri yaregeye kuko umuvugizi wa RIB yarabyemeje
avuga ko yaguyitabye akagira ibyo abazwa ariko agataha. urumva rero ko ibintu muri showbiz birimo byinshi byo kwigisha. Wenda mbere kuri icyo cya Platini kijyanye n'amasomo afite ahurira n'umuryango. Platini uribuka ko kese twayigarutseho mu buryo butandukanye, ariko wenda reka mpere kuri iki kintu kijyanye n'uburyo inkuru yatangajwe. Platini we agahitamo kuvuga ko ari fake news, ariko n'ubundi hari kopi z'ikirego cye. Ubona mahitamo ya Platini guhera aho ngaho kuba Platini Platini ndaza kumutindaho kuba ko ndabihuza na cya kindi nanjye nakoze kuwa gatandatu cya Kicukiro. Ariko kuri Yago reka manza akantu ntaza kukibagirwa kuko urumva gutera imetero ureba mu mpande zose nkuko navugaga ku bahanzi, ukareba igihangano, ukareba inganzo, ukareba melody, ukareba instrument, ibintu nk'ibyo. Kambanza akamategeko kugira ngo kuri icyo kirego cya Yago ntabwo mpamya ko nimwe mubizi iby'iyi mihanda, ngewe n'imikoro gusa no kuvuga, ariko si mpamya ko YouTube channels zimanagingirwa mu Rwanda. Nibyo si byo mu buryo uwe bwo kuba umuntu we zifite adresse mu Rwanda. Oya, none se ribigenzi cyakorewe hanze y'igihugu? Oya, ibyo nibyo rero yagomba kubanza akareba. Hari companies zihostinga YouTube channels mu Rwanda? Oya, ntazo. Okay, zinabaye zihari iye imanagingirwa mu kiye gihugu. Rero paraporo y'icyo gihugu ni ugushaka ribu y'icyo gihugu. Iyi ribu dufite ntabwo igenza ibyo hanze. Nabyumvise. Okay. Ako kantu. Iyi ribu dufite ubikorera mu Rwanda. Ahubwo byari biri mu byo twavugaga muri hahandi Crown ni ubwa kabiri tujyayo ubwo ntuza yari uyu mwana Red Blue Jackson yari kuri pano yarabivugaga ati kubera ko amategeko yo mu Rwanda, leta y'u Rwanda hari uburyo ibona ibintu bya YouTube channels nyinshi zihostingirwa hanze, yemwe hari n'abayutuberi bafite amakonte hanze kubera environnement yo mu Rwanda ari rura ari inzego ari amategeko batabihaye umurongo. Ibyo rero yabivugaga nk'ibitanga ibihombo ku mpande ebyiri, kuba abayutuberi ntacyo bungukira kuri viewership yo mu Rwanda, ariko no kuba na leta y'u Rwanda ihomba uwo musoro kandi byavuye hano. Ibyo rero birahita byafegita no kuba ari ibitagenza icyaha kubera ko benshi yavara akura kumva cyane rwose na channel yaba monetize iri registre ariko no kubera leta y'u Rwanda itabyemeye. Leta y'u Rwanda ko itarabyemeye, abayutuberi barahombye nayo irahomba, noneho hajemo n'ikindi kibazo cyo kutabasha kugenza ibyaha bijyanye nayo. Ni ukuvuga ngo kwibwa channel ntiyabaga hano, ntabwo rero wayiregera iyi ribu ntabwo igenza ibyaha byabereye mu mahanga. Ibindi naza kubireba, ariko mbaye okay, wenda shobora kuba ntari mukuri cyane, ariko ni nko kubwira Yago ko mu mategeko bitakoroha, kuko ntabwo iyo YouTube channel ntabwo ari company yo mu Rwanda. Niyo mpamvu ibyaha bagenza ni iby'umuntu, kuko wowe uri umuntu uri ku butaka bw'u Rwanda, ariko YouTube channel kwibwa, gufungurwa, gukora kwayo nta na hamwe ihurira na leta y'u Rwanda. So ribu rero ntabwo yagenza ibyaha byabereye hanze y'ubutaka bw'u Rwanda. Right? Ndi kubyumva icyo kintu. Nuko wenda tutazi imiterere y'ikirego, wenda niba Yago yatanzemo nk'amazina, wenda avuga ati ndakeka abantu niba hari abakeka, niba hari abakeka barabigizemo uruhare ibintu ibi, ariko nabwo ribu nabwo mu kubigenza nyine ntabwo kantu ka territoire icyaha cyabereye ku butaka bw'u Rwanda cyangwa cyo kigomba kuba kirimo. Ibyo rero ni ngombwa. Icyo gihe Jackson nyine yasabaga ngo ni donado na nyine leta ibyemere komsa ibe yakurikirana, kuko icyo gihe Theogene Imana yakiza nawe yahise abivuga ati nk'ubu niho nabimenye ati nk'ubu mu mategeko dufite, abagenza cyaha dufite, ukwibwa channel si icyaha, tujya muri riba kuvuga ngo wari wayibitse
ariko ubwo wenda bishobora kwinjira muri cyber crimes ariko ni icyaha kitakorerwa ku butaka bw'u Rwanda yego keretse wenda hari ubundi buryo akeka noneho niyo cyamuhama n'abakeka inyito yahinduka ntabwo byakwitwa kwibacana kwibacana ntabwo wayibira hano ubwo abandi bazadufasha kuzitera bazadufasha hanyuma rero nanone uti yaravuyeyo yarakubutse kuri RIB agenzwa n'iki agenzwa n'ubundi no kubazwa ku bya Dabiju yego Dabiju umwe wabonye mu kavideo yego na mbere bari bamuvuze Dabiju yari yarareze Yago ko amuzanaho ibikangisho no Yago agenda agiye kwitaba ku kirego cya Dabiju none buke yasubirayo ku kirego cy'uko bamwibye cana bishobora kugira n'isano ntawamenya bishobora kugira n'isano ntawamenya ariko numvise rishoboka ariko icyo na Dabiju twari twakivuze turakirangiza ko ari bo bombi buri umwe afitemo icyo nakwita amakosa de mœurs les fautes de mœurs imyitwarire kuko abantu biswe ko bakundana Rudasumbwa yajyaga niba yarampfunyikiye amazi simbyibuka dukorana ikiganiro ahantu hakurya kuri Yongwe TV yambwiraga ngo hari umurongo wa Bibiliya ntago ndawubona ntago nawushatse ushobora kuba urimo avuga ngo uwo mwambaranye ubusa ntazakwambarana ubusa ntazakurarana ubusa ntazicwe n'irungu so rero abantu barimo barabiza icyo nakwita urukundo abantu ntibakundanye dusipoze ndabisobanura guki mwuka byaramwe kugira ngo hari abantu bajya bavuga ko ibintu uko nabivuze ngo nanjye wabishyigikiye se nabishyigikiye cyangwa nabibanarije ubundi imibonano mpuzabitsina Imana yayishyiriyeho kubyara kurema yego kuyifasha kurema abantu ngira ngo niwe wenda bizaniyeho akandi ko kuba byabamo gushimisha ariko kwagushimisha kugaca nibura mu cyitwa urukundo kuko umufaransa wabyita faire l'amour c'est pas faire la haine bishatse kuvuga ngo nubwo abantu barengera kuko inyamaswa zo zibonana ari ukugira ngo zibyare ariko umuntu kubera ko ari we Imana yahaye ubwenge burenze yongeraho nako kantu ko kuvuga ngo niba ashaka kwishima je fais l'amour kugira ngo na barene donc kugira ngo na barene yego na barene kugira ngo imibonano mpuzabitsina ikorwe hatagamijwe kubyara igomba guca mu rukundo yego right yego ubwo ndaza kuvuga indi side niba ica mu rukundo rero niho handi Rudasumbwa avuga ngo uwo mwambaranye ubusa ko mwabanje gukundana ntabwo ari uwo gushyira ku karubanda rero abo bantu bombi n'imanza bundi ntimwagomye no kuburana kuko mwari mukundanye niba mwari mukundanye mugomba kubungabungana hanyuma ubwo simbujije icyo nabanza kwisegura nuko nzi neza noneho ko hari umuntu yabihinduyemo ikindi kintu yazanye n'ikindi aspect ya kane navuze kubyara kwishimisha biciye mu rukundo si bitatu noneho hari aspect ya kane noneho no kwinjiza source of income idandazamagara ibyo ni wowe ubyivugiye njye ntabwo njya mpfobya abantu iriya ni business ikibazo nanone biragaruka nka bya YouTube ni business ariko itinjiriza leta donc iyo aspect yo yaje nyuma kandi niyo ikaze cyane abantu barakoresha ibitsina bahawe n'Imana kuri za mpamvu nakubwiye d'abord Imana ishaka ko bayifasha kurema bakabyara ariko bashaka no kwishimishamo bafeza l'amour gukora urukundo ariko noneho haje no kugira kuyibyaza umusaruro aho rero nta na kimwe kirimo abayibyaza umusaruro nta tageti yo kubyara irimo ntabwo ari faire l'amour nta rukundo no kwishimisha umwe akishimisha undi akinjiza amafaranga iyo rero niyo nashaka kuvuga ngo abantu bamwe baravuga ngo ndabyigishije ariko ntaho nese nabishyiraho ko n'ubundi bihari cyatangiye kuba nyambukiranya mipaka abantu barahora mu kirere hari nabo byakijije cyane byakijije akaguramo imodoka kubakamo inzu agakira
ibyo rero Kira kabisa. ibyo rero ntabwo wabica iruhande, ariko icyo ndashaka kuvuga ni ukuvuga ngo abantu niba bakoze n'abadatinya kubyigamba ntabwo abantu bahuje ibitsina bakagombye kugira impamvu n'imwe usibye abaguze, ariko abaguze bo nta n'inimero bahana ntibadamenyana. oya ubu byateye imbere. Okay, nabyo urumva nk'ujya babigize wajya professionnel, kurira indege ata telefone. babigize professionnel, ariko abahuje ibitsina either tageti yari ukubyarana cyangwa se bakundanye izo mferamuru, abo bantu ntihagombye kugaragara no mu rukiko burasimbyemera. Oya, keretse waribeshye barabeshyanye setamuru, ibyo nabyo birahari. Hari ababeshyana urukundo, yego, ubwo ndaza birajya gusa nibyo kwa Platini na hahandi nari nagiye Kicukiro. So rero yago nuriya mukobwa, ubwo ninjya muri droit mu mategeko asanzwe, no gufotora umuntu utamubajije ni icyaha, si kimwe. oya ashobora gutwarwa n'amarangamutima ukanamufotora abizi. Nanjye nicyo mvuga nyine, iyo umufoto yabizi rero ntiyagombye kubigira icyaha kuba ko abizi ko uwo mufoto yabireba. Hanyuma nanone na rwa rukundo ntabwo rugomba guhuma umuntu amaso ngo wemere ko umuntu agufotora ubwambure. Garanti yuko niyo yaba ari umugore w'isezerano cyane ntibyagombye, kuko nanone ese nanone muri za aspect twabonye z'ibitsina, harimo n'icyo kukireba ishusho urafotora ngo uzagira ute, na archive niki sinzi nanjye mwabonanye wakirebye kuki ufotora. menya ari uburyo bwo kugira wenda uzigambe. Wigamba se ubwo ubuteganya ko mutazahorana, nanone kuko uwakikweretse n'amaso yawe ubona ko uzagihorana, ntabwo wagombye kuvuga ngo ndabika archive. uragihorana nese icyo uwo mwashakanye igihe ushakiye cyose watunga image ufite espèce. Kuki ukeneye gutunga image niba nature ihari uzayihorana? By the way, ibyo bashakanye niyo washaka buri saha wakiriye, sibyo se? rwose Urafotorera iki anytime? Urafotorera iki? Urumva ko bitangira nabi. Kuki ushaka kubika ishusho? Kuki ushaka kubika ishusho uzi neza ko naturel uzayihorana? Noneho rero urumva reka ni za metero nyine nukureba. Kuki ukeneye gutunga? Nzi ko abashakanye basezeranye babyarana nta n'umutunzi ifoto y'igitsina cy'uwo bashaka. Ntibishoboka. Wagikenera se muziye circumstance? Kiretse wenda uri muri mission kure amezi angahe simbizi, ntago numva circumstance. Ubwo urumva no kwiyica. Ariko se umuntu mwararanye mwiriwe mutemberana urayiza ngo ndeka na foto. Okay, bitangira nabi. Hanyuma rero hari abantu urukundo na rwaraho rugera rukamera nka drogue. Uwo muntu uri gufotorwa kubera yamaze kwangirika mu bwonko ntari kubona ingaruka y'iyo foto. Urukunyumva? Yego. Iyo aza kumenya ko ayo mafoto bazajya kujya bayamukangisha ntabwo ari kwemera ko afotorwa, kuko ubundi umuntu wakamoje atari ko se icyo washaka ko akibonye n'undi ushaka kukireba ko uzakibona urafotora iki? Urumva bombi. Hanyuma rero birageze zibyaye amahari, chantage. Nzabishyira hanze blackmailing. Ibyo rero ni ukwangiza society. Ntabwo dukeneye society irimo abantu bakundana babeshyana, bakundana bagamije gufotorana ibitsina. Kubihuza byo nicyo byaremewe, ariko se amafoto ntayiki. Ntayo. Ifo guhita ugira dute, ubonye umuntu afite tendance yo gufotora. Urumva rero donc yago yitabye kuri icyo ngicyo, ariko uriya mukobwa ruriya rubanza ruramutse rubaye, nuriya mukobwa hari ibyo yashinjwa. Kinse avuze ko bamufotaraga atabizi cyangwa babanzaga kumusindisha. Ariko buriya ikibazo amategeko mu Rwanda ntiyemera ko urukundo rusindisha. Ntabwo yemera ko urukundo rusindisha, ntabwo yemera ko karese zasindisha zikagusha umuntu aho atagomba kujya. Ntabwo amategeko umuntu waharaze iminwe ukamuharira iminwe ukayimuharaga nk'uko musa n'inyange aza kunsura yaje urusogo rw'umuteto butoya rukimutema amatama yombi. Iyo ni igisigo cya ngirago cya Rugamba. Nuvuga ngo niba
niba umuntu ushobora kumuharaga iminwe n'intoki amaso agatukura umutima ugatera ukazamura uburyo bwo gutera uriya muntu umupimye wamusangamo malariya y'igikatu iyo ni drogue ariko ntabwo amategeko y'u Rwanda byemera niba umuntu ashobora kugera aho avugishwa amaso yatukuye umutima uratera nabi ari gushaka kwihagarika buri kanya donc system yose yahindutse urabyumva arisekesha ubusa atanyoye urabyumva agafata umwanzuro adashaka ibyo byakagombye gushyirwa muri ntuza mu buryo muri drogue droga niko bimeze niko badatinya kuvuga ko ari imfubyi iyo bageze hariya kugira rebe ko haza kuhava amahoro kugira ku bagabo none se ntihari abahongaga stade amahoro ngo ndayiguhaye ibyo byose ubwo se ukiri muzima ariko amategeko ntabwo abyemera ibyo bisaba inshuti z'urukiko aba scientifique bakavuga ati uyu muntu ntabwo yari akiri normal kandi ibyo bijyana ahantu kwerekana urukozasoni ifilime z'urukozasoni zikujyana ahandi hantu uba utakiri wa wundi normal hanyuma akaba ibyakorwa nyuma byagombye kwitirirwa iyo drogue wabanje gufata wabanje gukonsoma urabyumva hanyuma rero reka numva kwa Yago bombi ntabwo ari shyashya ariko Yago niba ari no kwitaba ndakeka muri RIB bamugiriye inama y'uburyo agomba kwitwara kuko nabyo ni ukuvuna sosiyete ikeneye kubaho urubyiruko rukeneye kubaho mu buzima kuko urubyiruko rwo tuzasigira igihugu iyo ukora imigenzereze irugoreka ibyo ugomba kubigirwamo imana uri kwangiza naho batahita babonamo icyaha banagishaka uriya wantuza wabonye cyagiye bya Datamana na Nyamagabe nubwo atari we byarangiye abaye umwere kandi n'ubundi yakurikiranwa atari we wakagombye kuba akurikiranwa nicyo bavuga kuko uri kwangiza community kandi kwangiza community bagishaka ariko babanza kukugira inama ibi bintu bireka icya kabiri ubundi buriya Yagwasa afite umugore nese umukobwa yumva nta munyege afite zo kuba zabona umukobwa umukora niba igihe cyose umuhaye afotora kandi abakorera neza kubafotora kubafotora hanyuma noneho nyuma mwagirana ikibazo ati ndayashyira hanze abashaka data abayubaka uwo muntu ntabwo ari mwiza muri sosiyete niyo mpamvu RIB izamugira inama rimwe kabiri ntabwo bizahita biba ikintu cyahita iba kesi ijya mu rukiko ariko kumugira inama ibisi byo kandi nawe urabyumva arabishyira hanze hari abandi bari kubyiruka aratesha n'agaciro icyitwa urukundo rega ntabwo ari byo donc bya bindi nyine nakubwira ko tutazi amashusho burusha usanga amashusho muri abakobwa nabo hari ukuntu babigiramo uruhare amashusho bakayafatwa rwose babishaka amashusho y'ubusa abakobwa barayakunda umva kugira uzabone ngo barayibye ariko turebe muri tekinike za ntakwemera no kuyakangisha tekinike za telekomunikasiyo nyine gufata amajwi gufata amashusho gufata amafoto ikigamijwe aba ari iki no ikigamijwe ni iki ni ugukipinga memories kumbukumbu icyo ni icyambere urabyumva ni ukubika kugira ngo uzajye wibuka natwe twiga mu wa mbere segondere iyo ubonye agafoto kawe ko muri primaire ibihe urabyumva yego so bivuze ngo uzabika urabika ubikirane niba uwo muri kumwe mushobora gutindana urabika ubikirane yego so rero no kuvuga ngo ari uwemera gufotorwa ari n'ufotora bose harimo ikindi kintu kibiri inyuma uwemera gufotorwa ashobora kuba ateganya kuzagurisha ayo mafoto dore uko nari imeze dore uko nteye ibintu nk'ibyo urumva agenda zose ziba ari zinyinshi buriya n'utuntu tuba turi kubona biriya turi kubona ni nk'indabyo z'amarebe umuzi ntabwo tubuzi ariko icyo mpagazeho ni ukuba ibyo atari byo muri sosiyete nyarwanda ukaryamana n'umugore agahita agufotora cyangwa se nawe ukamufotora gutiza umufotoye mu maso it's okay ibintu n'ubundi bisanzwe bihishe urabishurira iki oya nta mpamvu so rero katujye kuri platini rero ibya platini rero birajya kumera nk'iriya kesi nagiyemo Kicukiro yego icyambere isomo ririmo ni urugo rusenyuka rukiri ruto icyo nicyo cyanjyanye
kumva umwana wa 25 asenya, kumva urugo rumaze imyaka 4 rusenyuka, nabyo ntabwo ari byiza kuri societe. Yego. Nubwo bitarimo icyaha wagenza, ariko habonetse ubundi buryo bwo gukemura bundi. Muri commentaire bampaye ku kiganiro baravuze ngo umuryango ntushobora kubakirwa ku mategeko gusa, hakagomye no kuba izindi ngamba. Inama z'umuryango zifasha umwanzuro wo gutera iriya tegeko wenda bamaze iminsi bigaho mu nteko. Yego. Rizahesha imbaraga inama y'umuryango kunga abantu kugira gute ku buryo bakumira ibintu bimwe na bimwe. Bizagabanya abantu bubaka ingo tageti ari imitungo, bizagabanya byinshi. Noneho n'iki kigo cya Kacyiru, iki cya Kacyiru gipima, kiriya nacyo hari ibyo cyubaka n'ibyo gisenya, nacyo cyakagombye kugira cyakabaye gifite abakansarazi. Usibye atari ukuvuga ngo urahita ufata data ushyire muri ntuza mu cyuma kubwira ngo dore ni mwene Jarasi cyangwa ni mwene Karegeye. Mbere yaho hakabaye counseling, nk'uko ugiye gupimwa sida banza kuba kuganirizwa akitegura uko arakira igisubizo. Nariya byakabaye bamenya rero muri counseling, bamenya ko numenya ko umwana atari uwawe urahita wirukana umugore bakakwihorera. Umwana wavukiye iwawe. Itegeko ryo mu Rwanda rigabura kiriya kigo kiravuguruza itegeko. Itegeko ryo mu Rwanda riravuga ngo l'enfant ne connaît que père le mari de sa maman. Umugabo ise w'umwana ni umugabo wa nyina. Ni umugabo wa nyina. Umwana wavukiye mu rugo iwawe yakabaye socialement n'uwawe, iki akantu katarimo ni biologique gusa. None se ubundi reka mbabaza, usibye nibyo mvuga kira kigo cyo kwa banza yitwa Karangwa Charles, nawe twajyaga tumutumira kuri flash. Umwana umuntu c'est un être social, ntabwo ari être biologique. Kuko umwana katubanze turebe, ariko urarangaye ntabwo nkomeza. Oya ndi kureba nari nsoma muri mbwira uraza gusoma nyuma. Yego. Kuko nawe muone igisho urimo. Umusore yakundanye n'umukobwa, bavanye mu bandi benshi, abo mwiganye, abo mwakoranye rero, uhitamo umwe. Umaze guhitamo muraganira mugera ku rwego rwo kwemerezanya ku bana. Muhamagara imiryango mukora ubukwe bw'igitangaza. Ariko bambwiraga ngo uriya wa Kicukiro ngo bwabereye nobleza. Mweretse abantu ko ari umugore n'umugabo. Muragiye mwinjiye mu gipangu kimwe. Mwagiye mu modoka imwe y'abageni. Mwinjiye mu gipangu kimwe. Mwinjiye muri salo imwe. Mugiye mu cyumba kimwe. Muraye mu gitanda kimwe, ishuka imwe. Muri umugore n'umugabo. Ikivuye muri iyo shuka kuba cyaba umugore ashobora kuza twite. Nangiye kukubaza nti hagize uwinjira akenyereye ku kinyoma. Nibyo ikinyoma se, kandi mweretse abantu ikinyoma se, ba bantu 300 batashye ubukwe. Uzajya kubabwira ngo nyamara ngo naribeshye bose uzongera ubahamagare. Nicyo kibazo. Buriya reka nkubwiza ukuri, abantu bakora divorce, ngewe umuntu uzakora divorce naramutahiye ubukwe nzamuha facture. None yanesheje umwanya. No reba, ubukwe bwo gusaba no gukwa kugira ngo twikuruye butangira saa 3 za mu gitondo bukarangira saa 4 z'ijoro. Yego. Buri saa nagenda nkubarira 5 ukayamba. None kuko itonde wishyikira ikibi, reka nigishe nanjye kugira nkubaze uzakora icyo kiganiro. Wari kugira nkubaze none washyikira nari narasoza ntago bashyikiye, ariko byabaye niba utarabibonye mbere kazi yako. Niba aje ayifite mu nda, umukurira umukina mu nda, atebeje umukondo umukuru umukina mu nda, wamwakiriye. Niba utarabibonye umwana akazavukira muri yashuka imwe muraramo, mwaje mu modoka imwe, mukinjira mu nzu imwe, mumaze kubyereka abantu imbaga. Numara guceceka ikiraba niki, akira umugore mu biganire mwebwe hagati yanyu. Ariko wa mwana namara kuvuga, umugore namara kugaragaza ibimenyetso by'uko yasamye, guciragura agaciriro ibyo acira siwe biranukira. Agaseseme navuga ati nkumbuye igikukuru, so uzajya kukizana. Ubwo si uwo mwana iyo nzira yose watangiye
iragutandukanya n'umwana uri mu nda y'uwo mugore wawe koko murarana. Niba yazinutswe ibintu urihangane, niba atakijya ku meza urihangane urye wenyine, bizamuke consultation prénatale ya mbere umuherekeze gupimisha inda, iya kabiri, iya gatatu banza ubu barashyizeho nenye, maternité ugura imyenda y'umwana, maternité wishyure. Icyo gihe hari naho ugera hari naho agera akakuzinukwa uri wo muri konsekanse kubera wa mwana urimo imbere. Hanyuma umwana aravutse maternité urishyuye, hanyuma wenda tuvuge agize imyaka 3 ageze maternelle, arararira araranyara ku buriri, araranya ukacana itara ntusinzire. Uwo mwana gupima muri forensic laboratory nicyo kiragutandukanya n'uwo mwana mufitanye ayo mateka yose. Ça c'est l'ingratitude. Ndumva ufite wamaze guhomba, niyo wavuga ngo si uwawe ibihombo ufite ni byinshi, kuko umugore uciragura kurarana nawe n'umwana urararira, kandi nta mwana uraratarira, nta mwana utarwara icyo mu nda, bakagucaniraho itara bakagira gute. Ibyo byose niba barabyihanganiye, ihanganire wa mwana, reka twemeze ko umwihanganiye. Ntabwo abagabo bose bari hano bose kera twebwe ku gihe cyacu na ba data, nta muntu wajyaga muri ubwo bufuti. Umwana avutse, umwana n'uwamurezi umutuma arakuze, maternelle primaire urishyura, minerivare ageze wenda mu wa 3 primaire atangiye guca akenge, uratashye papa ukeneye amazi yo kunywa, akaza n'akabido. Ngo ndabyibuka ko umwana wanjye akifite ataramenya no kuvuga, ntatahaga akamvanamo inkweto, akazana akamambiri, akazana n'amazi yo kunywa, akabimenya. Uwo ari kubikorera nde? Nubwo biologically laboratoire zerekana ko atari uwawe, ariko ari kubikorera nde? Ari kubikorera wa wundi wateye intanga se? Ejo burakeye agize 3, mushiki wawe ararwaye, sibyo? Mushiki wawe ararwaye ari mu bitaro, ukabwira uti rero umva genda jya gusura nyogosenge mu bitaro. Nyogosenge ntago birebye zantanga. Uwo nyina uwo urwaye yamaze kuba mushiki wase, yamaze kuba nyirasenge. Dukomeze turazamutse, ejo uramubwira uti mwana wanjye genda njyanira no mafaranga kuri bank, jya kumpembera abafundi i Bugesera. Uramutuma agatumika, wa wundi wateye intanga aramutuma. Ageze segonderi, umujyanye kaminuza, bamugize bamunomye ministre, graduation. Ninde ujya mu mwanya wase? N'uw'intanga ni wowe. None si ibyo bintu byose laboratoire tumwe kwitandukanya nabyo. Niyo mpamvu abagabo nyabagabo batajya muri utwo tuntu. Abantu benshi barizwe n'abatari base, nabase babizi, ariko bakabubaha cyane. Kuko ndibuka defense imwe yigeze kuba muri 99 turi Butare. Ibitangaza n'umusaza, kandi umugore umuhungu wa defense yari umuzanano, nyina yari yaramutahanye ku mugabo, ariko umugabo ari umukire, ava hasi bye no kumushingira, ava hasi. Kubera iki? Wa mwana yakuze yitwa uwo mugabo, nta wundi sazi. So rero laboratoire yaje ari nka Kazarusenya, hari ingo nyinshi ziri gusenyuka kubera resultat zaho. Hakabanje counseling, mubanze mu bitekerezeho, kuko ngewe nkwigishije ntago wanyumvisha uburyo. Niba umwana umenye ko atari wawe afite imyaka 5, mpita ngusubiza muri ya myaka 5 n'amezi 9 kuva umugore wawe agisama, uri responsable w'ibyo bintu. Ndabyemera. Hanyuma se nicyo uzishyuza gituma kikwishyura ibyo byose wabuze kuva ku mwana akiri urusoro kugeza agize imyaka 5. Aho niho abantu bakabaye bigisha. Ntabwo rero kandi n'ushize nabikubwiye, tuvuga kuri iyi case ya Platini, nuko habayemo, numvaga bavuga ko habayeho pressure y'uwitwa se w'umwana nyirizina, ariko na Platini abaho urwaho. Ariko nyine iyo avuga ati umwana n'uwanjye yavukiye iwanjye, please jyana, akiya muri ya mugabo, urugo ruba rugihari. Ariko nanjye nicyo nshaka kuvuga, dutandukanye ibi. Kuri case ya Platini harimo n'ikintu kivugwamo cy'imyitwarire y'umugore nyuma yo kugera mu rugo idahwitse. Ibyo ntabyo nayo niyo kwihanganira. Ibyo ntabyo warambwiye. Ubuse twavuze kuri ADN, kandi bivugwa ko ubu unyeretse ibyo mu rukiko yajyaga hanze, bivugwa nande se ntabyo byo nta data mbifitiye. Yego, data zihari nuko bapimye umwana bagasanga atari wa Platini. Hanyuma yindi data ihari ni ziriya mpapuro z'urukiko rwa Nyamata. Yego, ibindi ni bivugwa. None se ese ubundi ariko jara
ubu ugiye kwiga muri Amerika ukumva ko najyaga njya gutanga umusadi wawe wataha wirukana nuguhumuriza bitwaye iki erega nuko ufite isosiyete turimo ko twamaze kuba mekanike duhanganye na siyanse duhanganye na tekinoloji duhanganye n'amategeko kera bitabagaho kera iyo byabaga habaga n'inzo gutanga biramutse bimenyekanye kandi n'ubu ngubu ari abantu nkunda cyane ari abantu nkunda cyane rwose aba bantu baturutse Kongo bano biganjemo bese abavandimwe ba M23 nta manza ziba iyo bimenyekanye inama y'umuryango iraterana ugatanga inka wewe wabyaye mu rugo rutari urwawe bakaguha inka y'ikiru cyangwa se ugakuwa mwana ukamujyana cyangwa se gutyo n'ababyeyi bacu kera nuko babagaho umwana n'uw'igihugu ariko nanone nuko iyo mibare nguhaye nkoze fact umenye ko umwana wawe atari uwawe ari uwanjye amaze kugira 5 niki wasaba nka facture guhera akiri urusoro kugeza umugejeje ku myaka 5 ninde wabona ibyo kwishyura twe turi kureba ibintu guso gutyo ngo tubonye gatanya no Platini yamaze guhangayikira uriya mwana mu maso ye Platini niwe se cyane nta nundi azita se we nawe turasenya societe rero umwana c'est un être social pas biologique iyo ADN yapimwa itapimwa kwa kanaka mwene kanaka igipangu sohokamo igitanda yasamiwemo nukiraramo igitanda yavukiyemo ninde wishyuye facture yo kwa muganga si Platini yo muri maternité uwo se wiyita se umwana yigeze ahagera ishwe ngewe nta ubinzanye usibye urushyi rumwe nagukubita uje kumwanga uyu mwana n'uwanjye niyo yaba amaze ukwezi kumwe nakwishyuza y'amezi nabayeho kundi ndabizi yego cyane itararaneye yererere hindurira umwana none se karege washyigikira ko abantu bagera kuri etape zo gutemana nka byo kwa bakazungu mu firiya Gisagara ntago nashyigikira ntacyo nta kimwe nashyigikira ndimo ndigisha abantu ngo bajye bakumira hakiri kare bigeze aho kuba batemana byaba uko amategeko abiteganya ariko abantu ntibamenye kubibana nyine hakiri kare nakubwiye ngo bakubwiye ngo uyu mwana si uwawe umaze kumurihira minerivare primaire yose na secondaire watemera wabyemera kuko umwana se usibye amatiku hari undi se azi usibye wowe niba kwita papa ibindi papa ntabwo ari biologique adoptif se kumufata cyane rwose rwose Platini buriya ntabwo yakwadobuta none se uriya mugore aramuhura iki cyetse niba hari ibindi bari gupfa ariko umwana nuwe none se niba wakwadobuta bigakunda ujya ubona intambara ya Karine Kanimba kuri Rusesabagina wabonye ibi gitabo yanditse wabonye uburyo yavuye hasi kandi Rusesabagina ntabwo ari se yego twebwe turi muri menye ko se umwana aza gukurakuza icyo ni ikindi cyawo kwacyo nyine wakora iki kuri nyina w'umwana hari uburyo abantu bakemuramo ibibazo kumumubuza cyangwa se ugafata n'ingamba nawe ku buryo udatanga urwaho rwo kugira ngo bakurakuze cyangwa se none se ariko se erega ubwo ngubu buranjyana ahantu habi ntakunda cyane ubonye igipimo cyangwa se iyi laboratwari uwayiha amafaranga nkuko tujya kwibaruza nkuko ejo bundi tugiye kujya mu matora nkuko tujya kwibaruza laboratwari wayiha amafaranga buri mubyeyi n'umwana bakajya gupima wumva basanga abo babana ari base bangana iki abana basanga abo babana ari base bangana iki imibare yaba mike reka mbyihorere kuko ubwo mvuze laboratwari kuko yo ihari yaduha data hari ikindi ubundi nakabaye mpima nuko cyo nta gipimisho uhamagaye nkuko tujya gutora nyine kwe dutonda imirongo bagore mwese muzi hari agapimisho ko kuvuga ngo karerekana umubare w'abagabo babonanye n'uwo mugore
data zikajya hariya abagabo mwese mutonde hariya dore aka kantu karerekana umubare w'abagore mwabonanye uwo basanga yarabonanye n'uwo babana gusa iyo mibare yaba kangahe rimwe yaza ari nke rimwe ntabwo yaboneka rimwe ntabwo yaboneka ibyo byo biragoye kubipima ariko igishoboka cyabonerwa data laboratoire bayishakire finansoma ihamagarire abana bose bajyane na base babapime ibyo birashoboka maze urebe batangaze data statistique ibigaragaza gupimisha n'amahitamo statistique ihita igaragaza ngo dore mu Rwanda hari abana bangana gutya bita base abataribo gupimisha n'amahitamo ubushize ngera Joseph twari twapropose ngo kugira ngo ukomeretse umwana umwihakana ngo bapimye bagize bate nk'abo ngaba ba Kicukiro ADN yakaba ipimirwa muri maternité none umugabo agahomba y'amezi 9 yo gukura kuzinda gusa ariko akivuka bakakwereka bati uyu mwana uvutse ntabwo ari uwawe ubwo rwose wakura kuje si uwawe ego wakora kujinda itari yawe none bimeze biti ubwo niba ari gatanya bikarangira aho ngaho umwavoka kaza bavuga ati umugabo akavuga ati nubwo atari uwanjye avukiye iwanjye ndamujyana umugore n'uwanjye urizirikana ko n'ubundi atari wowe mwabonanye bwa mbere unazirikana ko atari wowe wa nyuma mubonanye cyane urumva murapfa umwana ugize n'Imana arabyaye ese ubwo ko ushobora kubana nawe ntanabyara cyane wirwa uvunika umugongo gusa ugize n'Imana arabyaye noneho icyo gihe umwanzuro ukawufatira muri maternité ukavuga uti mugore wanjye ndagukunda mukiri kwa muganga umwana akirira akivuka mu byo batanga bapime na ADN nkuko n'inkingo ari itegeko hanyuma ADN imara kumenyekana niyerekana ibitari byitezwe abantu bajya inama wowe mugabo uzajya mu mibare uvuga uti n'ubundi nabanye nawe inda y'uyu mwana nayibanye amezi 9 ntacyo nabaye nazi uwitwa se biologique yabaho atabaho natamenya ko ibyo bintu bihari umwana azakura ari wawe kwa kuri namukubwiye niba mugira ministre akugurire costume akugurire cadastre yo kubamo azajya se kwa wa wundi w'intanga oya good ubwira umugore wawe ati nanjye ndabizi ko si wowe wa mbere twaryamanye si nawe wa nyuma umugore sahe mubwira ngo iki ubwo se wanyubuka buki okay kutabimubwira se bivuga ko ari we wa nyuma erega abantu bamenyere no kumva amatwi no kumvisha no kumva ibyo batamenyereye kumva none se kutabivuga no kuvuga ko bidakorwa birakorwa cyane okay niba ibi bintu bya ADN reka mbivugeho bwa nyuma niba harimo politike ya leta nibikorerwe kwa muganga kuko iyo bibaye umwana yarakuze bikomeretsa umwana ariko iyo bibereye kwa muganga kakira gahinja oya ubwo akoko rwose umugore yumwirukaniye kwa muganga yabyaye urwo ruhinja akazarujyana iwabo ashobora no guhita avuga ko ise w'umwana ari musaza we umwana agakura azibyo rwose ariko kubikora umwana wamaze kugera maternelle umwana wamaze kugera primaire uwangije abantu batatu umugabo umugore n'umwana ariko bereye kwa muganga harangirika abo babiri gusa bakuru icyo ni kimwe abahuriye mu kibazo n'ubundi bazi bumva ibihari icya kabiri niba ari politike ya leta nibashaka amafaranga bapime abana bose na base ibyo ni bibiri ni solution ebyiri imwe kwa muganga uri mwana ajye kwase kabisa uretse gatoya umwanzuro wanjye si uwo ntabwo ari umwana buri mwana wese ajye kwase abantu babane n'abana babajere babazi okay ushobora kuvuga uti none nkurikije uyu mwana ukuntu anyubaha ndamutuma kumva okay hakaba n'uziza bati iki cyane nkurikije atera ubundi abantu bafata iyo myanzuro ariko societe ibe yiteguye kwakira izo vurumaye izo vayevi hakongo uw'igikondo bamuhereza Kimihurura wa Kimihurura bamuhereza Kacyiru wa Kacyiru nguwo bati iswa ari Rwamagana hakongo kape hakongo hari n'ababura base cyane kuko bino ari n'umwana ushobora kujya gupimisha ugasanga si uwawe
ariko na nyina atazi se. yego Mu gihe ibyo kwa muganga uhita umenya data, abantu bose bafitiwe data mu kwa muganga ku buryo mashini ihita ikwereka ati no uyu mwana ahuje amaraso na kanaka, fini uyu kanaka atuye ahangaha, ibindi mwimenye. Rero turimo urumva turi mu bintu by'amategeko, ibintu by'amategeko na tekinoloji na siyanse bitamacinga n'imyemerere ya sosiyete kandi bituzuye ku buryo havamo no kurengana. Umwana bapimye bagasanga atari uw'umugabo wa nyina na nyina atazi se, byagenda bite? umwana ubwo nyine no wita ajya heza, nyina mujyana heza. Bariya ba Kicukiro nasanze umugabo ngo yarabanje kubapimisha, ariko wowe ngo yabonye arabe arabyumva se. Ubwo ubundi iyo niyo conflict ya mbere, gutekereza gupimisha abana nicyo kintu cya mbere gishobora gutuma umugore mutabana neza kugeza mushaje. Ariko ni no gutesha agaciro kitwa umwana. Nabikubwiye yavukiye iwawe ni wowe uzatuma mana yanjye, naba ari umukobwa rero nk'abari abana buriya mudamu wa Kicukiro b'inzobe cyane, ejo bundi bazaba misi, ejo bundi babe abone ashakwe n'umugabo wa wundi ushobora gukwa na miliyoni 200. Bazaziha ndetse baziha platini cyangwa bazihuriye cyangwa bazaziha uwo umwana yakuriye mu biganza cyane rwose. So ntituve muri ibyo rero. Ejo bundi hari umuntu wampaye urwenya, niba ntamenya ibanga, Tom Close ari urwenya yampaye, ariko ntabwo rwabayeho. Buriya na ADN zitaraba, niyo mpamvu buriya dufite sosiyete ifite ukundi kuntu ibungabunga data. Buriya kumenya ko umwana ari uwawe na groupe Sanga irabikora. Buriya wowe n'umugore mugiye kwa Tom Close n'umwana, agapima groupe Sanga yawe iy'umwana n'iy'umugore, Tom Close ahita akubwira ko umwana atari uwawe, ariko ntabyo yakora, ntabwo yabikubwira. Habyumvise umwana utari wawe groupe Sanga irabigaragaza. Niba uri A umugore akaba B, umwana agomba kuba A cyangwa B cyangwa AB, ntabwo yabaze ntabwo none se A na B babyare O. Tom Close ahita avuga ati vakura y'amaso. Wanyumvise? Ariko ntabwo yabintumye ngo mbyigishe. Kubera iki? Nta muntu nta politike nta muyobozi wakwiha misiyo kugira ngo agende yerekana buri rugo uyu mwana suwa nyirurugo. Si byamara iki? Ntacyo. N'iriya laboratoire rero nibeho kwenda pour des raisons juridiques. Umucamanza ashobora kubisaba bibaye ngombwa, ariko ibyo kuvuga ngo ubu nanjye shaka amafaranga ashorere rero papa nayagura burushete ntacyo byamarira. Uzi umwana wa 10 n'ingahe kujya kwiteranya nawe ukoze ibara kabisa. Hari ikizi cyo kora umwana ashobora kukwitwaraho nabi, we ukabona afite imico y'ahandi hantu tufite ukajyana. So rero abantu nibabyumve. Ikindi kintu najyamo inama nyuma ya counseling, mbere yo gupima ADN ya counseling ikorwa n'abaganga n'abanyamategeko, abantu bagafata umwanzuro ngo nidusanga ari byo ari uwanjye biragenda gutya, nidusanga atari uwanjye biragenda gutya. Habe makana ushyire ku munzani. Numara kubona ibimenyetso, kuko numara kubona ko umwana atari uwawe, ese nyina afite ubushobozi bwo kujya kumubana kumuzengurukana. Ese nubona uwo mwana atari bubone se ku nyungu z'umwana. Buriya muri convention internationale de droit de l'enfant, ibintu byose bigomba gukorwa mu nyungu z'umwana. Uwo mwana niba werekanye ko umugabo wa nyina atari se, umuhaye se wuwe, ese wose ariteguye kumwakira? Niba bidashoboka rero nyonga data, mubwira uti wa mugabo uyu mwana murasa mu rugo, aho gushyira umwana ku karubanda muri empase, umwambuye se numweretse se wundi, cyangwa nyina agiye kwangara umwana abeho nabi, tegeko bwira uwo mugabo muhe data, mugumisha bigirahiro, muhe se agumane na se. Ako kantu ntabwo ndi gushuka abantu, ariko aho kugira ngo umwana ajye kwangara atagira se,
we muntu wo kuri laboratoire ntubwire ko ari uwo mugabo, bereke data zitarizo, niba ubibonye byihorere. Biramara iki? Biramarira iki sosiyete? Njya mbona babeshye ngo laboratoire nibo ba mbere baba babeshye se. umva uretse wiseka byara wiseka ubunjyanye ahantu habi. Ikinyoma cyunga kiruta ukuri gutanya. Nari kubwiye mu gitabo nasomye, cya gitabo naromese indege ya Habyarimana bagiye kwihanura. Yego. The Hifyozan. Hari bavugaga histoire y'umukobwa wabyaranye na se. Hari umuntu bizi. We wajya kutanga ubuhamya bw'uko umukobwa yabyaranye na se ngo bimare iki sosiyete. Icyo gihe se nubeshya uzabuhemutse. Oya ni ikinyoma cyo. Ese uko kuri kwamara iki? Oya nabyo. Muri jenoside uribuka barazaga akakubaza ngo hano nta bantu barimo. Ati reka ahubwo iyi nzu nta nubwo turayitaha. Kandi muri parafo huzuye abantu. Cyane. Iyo uvugisha ukuri ubu babimeze bite? Oya. Uretse abantu bategetswe kuvuga ukuri. Oya. Ukuri ni context. Kuri kose ntago ari. Ukuri ni context. So ikinyoma ni context. Kubeshya wunga no kuvuga ukuri usenya wahita bikinyoma cyunga. Muri jenoside uzi kuvuga ubwoko bw'umuntu waho umushyize muri danger cyane. Nese ubeshye se ko ari umuzayirwa ibyo u Rwanda bitamureba. Icyo kinyoma cyari cyo kizagutwara. Ukijije umuntu kubera ukubeshye. Ushenya urugo kubera kuvuza ukuri. Wagumanya ukuri kwawe. Hari kesi zijya ziba ibintu bijya kumera nka bira byandimbati. Bijya kumera nka bira byandimbati byo kuvuga ngo beze ibintu bisaba laboratoire. Rimwe na rimwe ari ukugira ngo either haboneke umunyacyaha cyangwa se haboneke se w'umwana ibiki n'ibiki. Ukareba rero ugasanga hari resultat ziza zije gusenya umuryango. Nuvuga ngo aba scientifique bo muri hariya bo muri laboratoire nabo bagombye kumenya ko bakorera societe, ntago bagomba kuzana resultat zisenya societe. Uracyumva? Nacyumvise. Kesi yo kwa Platini, kesi y'uwo mugabo uriya wa Kicukiro. Bari abana nibangara se umuntu wo muri laboratoire ya muri forest ikazunguka iki? Ntacyo. Societe izunguka iki? Ntacyo. Usibye ko kesi yo kwa Platini yo harimo ise w'umwana kwa namwemera. Ariko ibaze noneho uvuze ngo suwa nyiri urugo ariko ntituzi na se. Umwana umugize mfubyi. Ntaba n'imfubyi ba yaramumenya agapfa. Yibuze. Umugize waho. Umugize uwandi. Icyo wagomye kukibaza. Rero niba bidashoboka ngo mu gihugu abantu bose batuye igihugu babe bafitiwe data ku buryo uvuga ko atari wa Jarasi ugahita ubona ko data azihuje na Karegeya. Niba bitashoboka nta mpamvu uragira umwana utagira se kandi hari aho yavukiye mu mategeko ari umugabo wa nyina ari wese uramumwambuye kandi ntumuhaye undi kandi n'uwo wundi ni aho yamenyekana ntabwo uzi niba ari tayari kugira gute. Ese nk'ubu usanze okay nzi neza ko hari abashoferi bajya baryamana na ba nyirabuja abo batwara b'ingagari cyane. Nzi neza ko hari abazamu bashobora gutereta ba nyirabuja ba sebuja badahari. Nzi neza ko ngaho rero umwana aravutse kuko hari umugabo w'inshuti yanjye banza yaragiye mu Bufaransa nigeze kumuvuga wari ufite umugore wigeze kujya atega kwa Rando uriya yabyaranye n'umushoferi w'umugabo we. None wowe utanga resultat uraza ujye mu gipangu cya honorable upima deni noneho numara kuzireba umwana witwaga ko ari mwene honorable umwite mwene zamu. Urumva aho ujyanye uwo mwana ubuzima bwe? No kamwe utiye tumenya kugira n'ama resultat. Science se erega science nta kimaze hatariho abantu. Uko kuri kumaze iki? Umwana yigaga ishuri rya mbere mu gihugu ataha mu gipangu cya honorable. Barabizanye baje gupima usanze se ari umuzamu. Noneho baranamwirukanye uwo muzamu yagiye gucukura imisarane.
uwo mwana uvanye muri iryo shuri umuvanye mu gipangu cya honorable agiye umwohereje kwa se ucukura ibisarane umaze iki iyo siyansi imaze iki? Urumva ngo siyansi ibeho ariko yabaye na conscience. Yes. Siyansi sans conscience c'est une ruine de l'âme. Izo rezilita zawe ziramara iki zo kuvana umwana mu byiringiro byo kwa honorable ukamujyana kwa za mucukura imisarane? No, abantu tujye umuntu ukoramo hariya wamunyereka niba areba kino kiganiro nimubona nuko rusi itemewe nazayimuha akajya abanza gutekereza bino bintu ukareba ngo harya mutunzi iki, harya mubahe iswa akora iki, mama akora iki, kareba uyu mwana ye gukura muri ubu buzima ariko zamu lirikse ariko zamu boss abaye ari yabana n'umugore wa zamu agapimisha ugasanga ari wa boss ihute uriya muntu utanga ari amaziritsi wamunyereka c'est vrai kuko ibyo nibyo abantu bagomba gutekereza. Ntabwo kiriya kigo cyaziyeho kugira ngo imiryango isenyuke kandi uko amafaranga agenda agabanuka ubundi byarahendaga bijya mu Budage ubu ngubu basigaye ari nka 85 ndumva umugabo Karangwa ariko yambwiye ni hafo uko agenda aba makeya nuko buri wese ashobora kwitumbukiza akajya gupimisha ariko arapimisha ngo amara iki muri societe. Ibaze muri buri mudugudu abagabo 5 bagiye gupimisha 3 cyangwa 2 bagasanga abana atari ababo buri mudugudu. Nta gihugu twatugifite ni ukwistress. Hanyuma seda hanyuma ejo hari nabo ushobora kuzajya gusanga barashakanye bavindimwe cyane ubwo niyo irasenyuka si byose cyane. No oya ahubwo icyo nashaka gusorezaho ashyiremo boss icyo nashaka gusorezaho Karege nashaka gusoreza ku kintu nabonye benshi bakomanta bavuga ati kandi ni ikintu hafi generation yacu niba ariko nabivuga kiriho ikintu cyo gusogongera gufata avance mukajyana abantu mwarariyeho kiri kuba ingaro. Ujye ushakanye uvuge iki nawe niko ubibona bakireke urabona ko aricyo cyaba kiri gutuma kiningaro mu bantu batari bazima my dear. Niba udashatse vierge se ibindi nibiki asa vierge zirahari ko reka nkubwire ngewe principe umuntu wanyereka ngo kuva nabera nta wundi mugabo ndabonana nawe umugore akavunga akabati kuva nabera nta wundi mugore ndabonana nawe hari ibipimo aho sawa ariko niba warigeze kugira undi mubonana kuki wakwima fiance kubaza mwavuye mu murenge cyangwa mwamaze kubyemeza mwafashe n'irembo cyangwa gupropose uramwimye ashaka kuzaba umugabo wawe akaba se w'abana bawe ukabyara akita amazina nibagiwe bwo Platini nawe wisizina none niba muri segonderi wahaye nk'abahungu 2 ku kazi hakaba hari undi muntu waremeye hakaba n'undi mu bosi wapangiye agira ngo wakaze ubonye fiance niwe ugomba gutegereza ko uzamuha ngo ryari abo bose se gutese nta mibare irimo erega uraseka ubaye nta numwe wari waha it's okay nawe mwime ariko niba hari awigize guhasi urabika iki aya ndamamvu uhangayikishe ton fiance ajye guhiga ajye ku mihanda ajye kugura uhari guteze oya uragishe kabisa oya banza wumve n'abadukurikiye babanze bumve banza ukore iyo examen de conscience kora retrospection uvuge ngo harya muri primaire nta muhungu wakozeho harya muri segonderi narinze ndangiza harya ku kazi harya boss nubona muri abo iyo nzira yose hari niyo yaba umwe na fiance mwe umuntu wiyangaje kubana nawe akaramata uramuhangayikisha ngo bigende bite mugari katazasanga uri isugi yajisema ese umwimye uwo munsi akaza kubaza ati ese uri isugi abandi se kuba bahaye igihe wanyimiye iki urugatangira rusenyutse nta mibare iri mu yo ngiyo niba ari generation yanyu ngewe byaje ntagiye narashatse ariko iyo niyo mibare wihangayikisha umuntu wawe
uramutokoza. Ashobora kujya ku mihanda akahavana ikirwara akazakikwanduza kubera ko yagiye gushaka ibyo wamwimye. Uracyumva? Uri kucyumva? Ushobora kumuhangayikisha akajya mu migina, ntushobora kumuha bikagira ibyo byangiza. Nabyo byakwangiza ari abantu basanzwe bari reja. Zimwe ziba zubakiye ku musenyi, zimwe ziba zifite tageti ku mitungo, ariko ari ukuvuga ngo mwarakundanye nta mpamvu yo kumwima. Niba mwarakundanye nta mpamvu yo kwimana. Cyese niba utamwizeye. Abo niba harabo wahereye, ureze niba harabo wahaye wapfa no kubona umujene ugukunda atabanje kumvaho. Oya barahari. Ariko niba harabo wahaye nta yindi kontra mufite. Kuki uwo muntu wemeye kuvuga ngo ndashaka ko tubana karamata ubuzima bwose, kuki uwo muntu ari ugomba kwima niba urigeze gutanga? Nta mibare irimo, n'ababyigisha barashukana, n'ubyigisha arashukana, kikaba umutego kuko abandi uri kubaha ntacyo baguprometa, atanakwemera no kuzagusura iwanyu, ntazi nyogosenge, undi wamweretse iwanyu nawe akwereka iwabo, bafashe irembo ajye kugura kweri, ajye ku kiro uraho nyine, ariko kikaba umutego kubera ko nicyo abantu bari kwitwaza nyine, akavuga ati ndatwite dukora ubukwe, umuhungu nawe akavuga ati nariyeho, barapima sinahakana. Oya umutego ngo ndatwite, iyo ni imitwe nyine abafite ikindi atagetinga. Ejo bundi hari umugore wiyahuye, kandi yabaye mu nzego z'ibanze hano muri Gasabo. Yiyahuye gatoya mbere ya covid cyangwa muri covid. Yabeshye umugabo ko atwite, ko yari yaramuhaye, ageze mu rugo rurabura. Ujya se ni couple ya vuba babanye za 2003, ariko yiyahuye ejo bundi hafi ya covid gose 2020 cyangwa 2019. Yabeshye umugabo ko atwite, ageze mu rugo rurabura burundu. Ya yindi irabura habura nikurikiraho. Ibyo bintu abantu bagiye babanza bari Imana irahana, by the way, Imana ikubita urushyi, urukumva mwibanga rikomeye. Bagendaga batandukana, kongera agasubirana umugore ageze hariyahura, kuko ikinyoma cyaramuriye, urumva? So kuza ubeshya rero, dore nibyo burya Imana igira uko ihana. Imana iragukubita kweri. Buriya abantu ntago nciye iteka, kandi ntago mbazi, mba mvuga ko nzi ko societe ihari. Abantu baba baragiye bakuramo amada, abantu baba baragiye bica abana benshi, bagera mu ngo bikaba ibibazo. Kubera iki? Imana iraguhari. Uwo wari wabonye ntabwo ikabura. Babandi bafinansa gukuramo inda, umukobwa akakubwira ati reka shaka umuganga akamwishyura. Noneho wa wundi ufinansa gukuramo amada yajya gushaka akabura neza, nibure iyo ndwara iza kuri kariya, akicwa na romoro imyaka 20 akaba ariyahuye, narira batarenze 5. Nawe uravuga ngo umuntu aje akubeshya ko atwite, cyangwa nyine ko waryagaho inda kayiti yawe, hari n'abandi baryagaho. Ibyo si ikibazo rega, ikijyanwa n'umwana. Umwana yitwa uwawe, umwana ninde ntaho bihuriye, yitwa umwana yamaze kuza mu biganza. Nyirinda ni za ntanga zahuye mu masegonda runaka, ariko we ayo masegonda yo guhuza izo ntanga urayagurana amezi 9 ubanye na nyina, n'imyaka umaranye n'umwana yaravutse. Hejuru ya kakarugwa ngo kantu kamwe kahuye n'akandi. Umwana ni sociale, nabikubwiye ngo ntabwo ari yawe. Ndetse wowe warabibajije kuwa umugabo ufata umwanya wo kujya kuvuga ngo abana naba usabanje kuko abarimo ikibazo. Abarimo ikibazo rwose. Ye kubwaje simba nanabikeneye, kandi naguhaye urugero nkubwira ko turanadobuta. Nese niba wadobuta wakuze, none ugiye kwiyakana uwo wakurakuje amezi 9, umurihira primaire secondaire na kaminuza, urihakana uwo nguwo wavukiye iwawe, kandi ushobora kwadobuta. Niba kwadobuta bikunda, kuki kwemera utari uwawe byakunanira? No, kera nanze kuvuga amazina y'abantu nk'abo, kubera ko harimo ab'inshuti zanjye, hari n'abandi societe yahita yikoma, ariko hari amazina menshi agaragaza ko societe nyarwanda yemeraga ibyo bintu. Yemeraga ibyo bintu,
burya abantu bakitagira niba ari ikinyazina ndafutura undi burya abantu baba barimo undi haba harimo akandi kantu ariko bagakurira mu miryango bagakurana n'abandi ari ako ndabazi benshi barahari pe niko rero niko imiryango twabyirukiyemo nuko yari ihari hari n'igihe twabivuga tubizi ku musozi rwose ko uriya mwana ari uwo kwa Kanaka n'ubu hari umuhungu w'inshuti yanjye nzi ufite base babiri bose bamwe aho agiye hose base bombi barapfuye ariko afite abavandimwe kwa nyina no afite abavandimwe kwa se wateye inda no kwa se wareze akita n'izina kandi abagabo bari inshuti bari barahanye n'inka iyo niyo sosiyete ifite ntabwo byumva no intanga ku mwana ni akantu gato cyane nubwo agakurana afite imico cyangwa imico wenda ya nyiri intanga ariko nanone iyo mico ishobora kuza iri muri jene ariko environoma yakuriyemo akurana imico y'urugo rwo yavukiyemo ntabwo nyiri intanga ari umuryambwa noneho avukire mu rugo rw'ururyankoko ngo azagira imico yo kurya imbwa azakura ari umuryankoko ibyo byo niyo yaravukiye mu ahantu bambara bahingana ingorozo cyangwa se bambara rugabire akavukira ahantu bambara sandale bagenda ku matapi n'amakaro azakurana umuco w'aho ngaho cyane rwose ibyo bintu rero bantu bo muri laboratoire wese uzabanshakire umuntu utanga ziriya resulta wamunyereka nanjye mubwira nti banza urebe umwana arungukamo iki kuri iyo siyanse yawe yarungukamo iki niba ntacyo yunguka wamuretse ndetse bazamufunga ngo yatanze resulta zitari zo wenda bashaka kujya gupimisha n'ahandi ariko ibyo nabyo uwo ntaba akiri umuntu wirwa yirukanka oya unabikeka Tom Close yarabimbwiye ubikeka niyenze ajya kwitangira amaraso noneho nagera mu rugo apime ya mafishi agenda areba kuzagura iyo umugore ni iyi iyanjye ni iyi nabona umwana ubusanya shano kunyubaha ariko nyaboneka na groupe sanga yabikwereka so rero ndekura ntahe kankurekure ntahe rwose ngushimire ku mwanya wawe kudufasha kumva ibintu n'amasomo tuba dukuramo amasomo niyo travel yayivuze mwarimu Kerema agiye kugaruka inimero zacyazibuka ndazibuka rwose nariza yatangiye kwigayo hari n'undi munyeshuri mwoherereje uvuye ku Ruyenzi aho ni bizima ngavuga inimero za Kerema 8 ine n'umunani 3 7 22 arebaho riza natsindwa Kerema ntabwo azongera kukwamamaza niyo wakwishyura angana reka reka sore zanga rwose asante sana Karegeye wakoze pe